Hello guys, nizeye ko meze neza mu bice bitandukanye kubakunda gutembera. Uyu munsi turi mu karere ka Rubavu. Uko mubibona turi hafi ku mucanga ku mazi. Twaje noneho kureba ibigendanye na Hillview Hotel. Nimwe mu mahoteli hano mu karere ka Rubavu. Umuntu yavuga ko yihagazeho ariko kandi bakagira n'umwihariko utandukanye utuma kuva ku rubyiruko abafite abana bose bashamadukira kuza kuba muri iyi hoteli. Tugiye gutembera muri iyi hoteli tubone nibihe byiza bafite bituma abantu bose baza hano mu karere ka Rubavu bavuga ko amahitamo yabo ari Hillview Hotel. Icyo numvishe nuko kuva ku mafunguro aho kurara no kugeza kuri massage biri mu bituma abantu bahitamo iyi Hillview Hotel. Reka dutembere turebe uwo mwihariko w'iyi hoteli yo muri aka karere ka Rubavu, ariko cyane cyane kuri iyi nkombe z'ikiyaga cya Kivu. Karibu dutemberane muri Hillview Hotel. Murakoze cyane, amazina yanjye nitwa Sekarine, nkaba mbifurije ikaze muri Hillview Hotel Lake Kivu. Akaba ari hoteli nk'uko muri buze kuyisura, muri bugende mubona ibyiza byayo. Ni hoteli iherereye ku nkengero y'ikiyaga cya Kivu. Turaza kubatembereza, twebwe rero ibintu bya mbere dukora tunibandaho muri iyi hoteli nk'uko muza kugenda mubibona. Twibanda kuri service nziza cyane. Nk'ibyo byari nk'incamake narindi kukunyuriramo, ariko byaba byiza uje tukagutembereza tukakujyana nawe ukihera amaso. Ikaze kuri Hillview Hotel Lake Kivu. Iyi ni hoteli y'inyenyeri 3 iri hano i Rubavu, itanga serivisi y'amacumbi, restaurant na bare ndetse n'ibyumba by'inama. Ifite ibyumba 49 binyuranye, harimo ibyumba byinshi bireba ku mazi, nabyo abantu baza bakurikiye cyane muri iyi hoteli ngo turi ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Nitwa Uwase Jeannette, ndi housekeeping manager muri Hillview Hotel Rubavu. Hillview Hotel Rubavu ifite umwihariko w'isuku, abakiriya batugana baza basanga ahantu hose hasukuye. Iki cyumba mubona ndiho ni kimwe mu byumba dufite cya Gold Room, kireba ku mazi. Umukiriya aza bashaka kureba view ya lake, murabona kireba no kuri piscine, urumva akayaga kose kava ku Kivu kaza kajya kuri iyi balcon y'iki cyumba. Rero n'umwihariko wa kino cyumba, abakiriya benshi baba bashaka ngo baze muri kino cyumba kugira ngo bumva ko kayaga k'ikivu. Abenshi baturutse muri zindi areas zitari za Rubavu. Abenshi batugana bari abantu basanzwe bafite akazi kasa nk'akagoranye, abari umunsi wa weekend wo kuruhuka, bumvye wicaye nke kuri iyi balcon ureba ibintu bitandukanye, abantu baje gutembera, wumva inyoni sound, inyoni zitandukanye, wumva ku kayaga, umutwe bigira icyo bihindura ukaruhuka neza. Kugira ibyumba bimeze neza, wabibonye ukuntu ari binini, bifite dushe nziza zisukuye zisa neza cyane cyane. Icyambere ni umwihariko w'isuku. Piscine ifite abamenta, ari gym ifite abamenta, abantu babafasha gukora izo practice, ari ukoga, ari gukora siporo, ndetse naho muri sauna hari ababafasha kuruhuka neza. Ibi byose bituma uwaje kuruhuka abona ubufasha ubwo ari bwo bwose. Icyo mugezemo ni cya sauna massage. Yego. Mukoreramo iki kubera icyo umuntu ashobora kuvuga ati none ndajya muri massage ya Hillview cyangwa muri sauna ya Hillview? Umwihariko n'uwe hano. Umwihariko dufite icyambere na mbere dufite tugira massage nziza. Bo ngira ngo muri Rubavu yose nitwe tugira massage ya mbere. Icyambere tugira sauna nziza na steam bath. Uraza cyane cyane ku muntu ufite umunaniro uvuye mu kazi, harimo umuriro kandi dukoresha umuriro wiwi, ntabwo twe dukoresha machine. Cya kabiri rero gishobora kuvamo ukavuga ati wenda nyene kuruka totally, haza muri massage dufite ubwoko bwinshi cyane.
dushobora gukora softing full body, gukora deep massage, cyane cyane tunakora reflexology ku muntu ufite ibibazo by'imitsi, kuremara amaguru, uba wenda ushaka kuba wagiye muri siporo ugatsikira, tukagukora reflexology kirenge n'iki, tugufasha kugenda uguwe neza cyane. Make ku muntu waje muri Hillview Hotel ntago asohoka nko yaje, asohoka aruhutse. Ikindi cyane ku bantu bo mu byumba, abantu bo mu cyumba bakoresha sauna y'ubuntu, bakisanzura, bakanywa amazi meza, amasuku, nawe urabibona, cyayi cyiza, mbese na customer care uvanga waruhutse pe. Muri make ntabwo utaho ko waje. Niyo mpamvu sauna yacu ari ya mbere, sauna massage zacu ni ibya mbere hanga muri Rubavu. Ni iki cyatuma umuntu aza muri sauna yanyu kurenza uko yajya mu zindi? Icyambere twe muri massage, icyambere twe tugira customer care nziza, tugisha umukiriya neza, tumufasha gucuzinga massage bitewe n'umunaniro azanye. Ikindi cya kabiri tumufasha kumva ari comfortable, ikintu kimujemo agafinga kari mu rugo, tugakora massage hose ku buryo utameze neza. Icyambere umwihariko kuri sauna yacu, sauna yacu iraka, iba irimo ibikoresho byose, imiti yose, kuko umuntu waje nawe bwa mbere ugezemo hano ukaza muri sauna y'ahangahe iwacu muri Hillview nayindi wajyamo peko tugira sauna nziza, isuku tuyitaho cyane. Umukiriya waje muri sauna abona serivisi yose. Biba byiza iyo ushaka massage ukamanza ugakora sauna ukarindira nk'iminota 30 kugira ngo umubiri ubanze, kuko amaraso aba yihuse mu mubiri wa transferinze n'iki, ukabanza ugatuza ukaruhuka. Ikindi cya kabiri tugufasha guhitamo massage wakoresha bitewe n'ubunaniro uhagazeho. Hajya ushaka kuzunaniwe ukumva ugende ku biciro bihari, ho ati ngenda akoresha ibiciro biri hasi bitewe n'ukuntu umufuka uhagaze, ariko banza making sure ati massage nyeneye ngiye icyo nibandaho n'iki. Hajya ushaka kubunaniwe cyo kabushaka relax bisanzwe, cyo kabushaka na reflexology, weho biba byiza wegera umukozi wacu natwa maseze tukagufasha guhitamo ugenda umeze neza uri perfect. Nitwa Barista Martin. Umwihariko wacu ku ikawa yacu hano, abantu bakunze cappuccino, niyo bakunda cyane kubera uburyo tuyitegura. Dukoresha ikawa ikaranze ku rwego rwa medium to dark, kandi iyo tuyitegura tugendera ku bipimo. Buri gihe ikawa iba nziza bijyanye n'uburyo wayiteguyemo. So ikawa yacu rero igipimo dukunze gukoresha cyane kuri espresso nta magarama 17. So buri gram igira resho y'amazi bijyana ku magarama rero 17. Iyo dushyizeho rimwe kuri kabiri y'amazi tubona espresso nziza. So iyo wateguye espresso nziza ugendeye ku bipimo ugashyushya amata ku kigero cyiza, abantu barabikunda cyane. Abakunda gufata ikawa hano batubwira ko bagereranyije n'uburyo urugero rwo gutegura ikawa rumeze hano mu Rwanda, ko natwe turi ku kigero cyo hejuru, bakabyishimira. Karibu ku kabari kacu ka Hillview. Dufitemo akabari kacu, nta nzoga n'imwe ushobora kuzamo hano ngo uyibure. Inzoga ziri aperitif, ziri digestif, zose ziba zihari. Tugira ama whisky, tukagira ama wine, tukagira amakonya, amoko yose. Whisky zihenze cyane nka Blue Label. Akabari kacu umuntu wese wahasohokeye icyo yifuza cyose, yaba abanywa ibiri nana alcohol bitarimo alcohol, by'imitobe n'ibisembuye, byose biraboneka. Dutegura cocktail, tugategura fresh juice, ibyo kunywa byose bitandukanye, nta kintu umuntu ashobora kubura ku kabari kacu. Kwa Chef Alexis, nkabandi chef hano mu gikoni cya Hillview. Tubanje kuba ikaze
mu gikoni cya Hillview Hotel. Mwari mumbajije ngo umwihariko w'igikoni cya Hillview ni uwuhe? Nibyo, buri gikoni kigira umwihariko wacyo, ariko bidatandukanye n'uko n'abandi bakora cyane. Gusa umwihariko dufite ni uko ibyo dukora tubikora tubizi. Ni umwuga wacu buri munsi, ni umurimo wacu buri munsi. Hanyuma ikintu cyane cyane twibandaho ni ikintu kijyanye n'isuku ku byo dutegura. Amafunguro dutegura tuyategurana isuku kugira ngo hatagira icyaza kikivanga muri ya mafunguro yacu ku buryo umukiriya ashobora kugira ikibazo. Burya isuku niyo base y'aka kazi dukora. Ibindi byo guteka byo duteka ibitandukanye, dufite ama steaks, dufite ama sandwiches, dufite ibisafuriya, dufite inkoko, dufite amafi yokeje, dufite amasambaza. Ibyo byose nibyo dutegura tugategurira abakiriya baza batugana. Nta ushobora gushaka kumana hano ngo yibure, meme harimo n'abashaka wenda boiled food biri boilo turabikora. Hari abashaka stew turazikora, nka chicken stew, beef stew. Hari inteko nyinshi cyane dukoresha hano, ariko cyane cyane izo mbabwiye nizo twibandaho cyane. Ni ukuvuga ngo ibijyanye n'inteko dushobora gukora African food, uvuga za nteko zo muri Afurika. Harimo ubwo butogo, harimo izo boilo, harimo ibiryo bya kinyarwanda bisanzwe, ariko nanone n'inteko y'abanyamahanga turayigira. N'umuhinde ashobora kugera muri Hillview agasaba Indian food tukayimukorera. Umutaliyani akaza ashaka ibyo kurya dushaka kubimukorera. Urumva ko nizo nteko z'abanyamahanga nazo turazigira.